Ego, nitwa Steven Kanumba, ndi umukinnyi wa filime muri Tanzania. Mu by'ukuri biranangaza cyane kubona urukundo rwinshi nyiri kubona, ni igitangaza gikomeye kuri njye. Hari abafana bariri iyo bambonye, abandi bakanezerwa cyane, abandi bakanyegera bashaka kunyibonera kubera akazi nkora. Ibyo byose binkora ku mutima. Ndashimira Imana cyane kandi ndifuza kubwira abafana banjye ko mbakunda cyane. Mbakunda ku rwego rwo hejuru. Iyo bataba bo ntabwo nari kuba ndahanduye uyu munsi. Umunyamakuru ati ni ubuhe butumwa bwihariye se wabagezaho? Kanumba ati nababwira ko nuko bishimira byimazeyo. Urukundo rwabo ni rwo rutuma nkomeza gukora cyane. Nta Kanumba wabaho atari aba bafana be. Nibo mbaraga zanjye, nibo batuma nyiri mu ruganda rwa sinema. Ndabakunda by'ukuri kandi mbikuye ku mutima. Umunyamakuru ati watangiye gukina filime ryari ku bundi? Kanumba ati natangiye gukina nyiri muto hashize imyaka igera ku 10, ariko gukina nk'umwuga nyirizina natangiye kera mu rugendo mu ruganda rwa filime, kandi kuva icyo gihe nakinnye filime nyinshi zitandukanye. Umunyamakuru ati muri filime nyinshi wakinnye se niyihe wumva iruta iyindi? Kanumba ati biragoye kubivuga kuko buri mufana agira filime akunda kurusha izindi. Hari abakunda ako jeje, abandi bagakunda iyo nakinanye n'umwana mutwe witwaga Jennifer, abandi bagakunda iyo bitaga Yanga Billionaire. Abafana baratandukanye kandi ni nziza cyane. Umunyamakuru ati kuki se uvuga zose ko ari nziza? Kanumba ati ntabwo njya gukina filime ntizeye ko ari nziza, mbanza gusoma inkuru nkareba niba ifite ireme. Iyo ngiye gukina amashaka gutanga igikorwa cyiza, niyo mpamvu mvuga ko nta filime yanjye iruta izindi, kuko zose zikora nyine nashyizemo umutima n'urukundo. Icyo nkora cyose mba ngikorera abafana banjye kuko mbakunda kandi nshaka kubona bahora bishimye babona ibyiza. Banza wumve nibi gato. Bwa mbere Elizabeth Michel yagaragaye aseka kandi aganira n'abanyamakuru, bitandukanye n'uko byari bimeze mu minsi yabanje nyuma y'inkuru zavugaga ko ashobora kurekurwa by'agateganyo. Umushinjacyaha we George Singdo yavuze ko hashingiwe ku ivugururwa ry'amategeko ryo muri 2001 urukiko rwafashe icyemezo cyo kurekura Elizabeth Michel by'agateganyo nyuma y'uko icyashinjwaga cyahinduwe kikava ku bwicanyi bukomeye kigashyirwa ku cyaha cy'ubwicanyi budaturutse ku bushake. Byatumye rero yemererwa kurekurwa by'agateganyo hubahirijwe ibisabwa. Mu byo yasabwaga harimo kuba afite abantu babiri bamwishingira, bombi bari abakozi ba leta, buri umwe akagira ingwate ya miliyoni nibura 20 z'amashiringi. Ikindi kandi nuko atemerewe gusohoka mu gihugu. Icyakora ibyishimo bye byo kurekurwa nyuma y'umwaka umwe afunzwe n'ibyatinze, kuko kubera ko umwanditsi w'urukiko atarahari ngo arangize inyandiko zo kwemeza icyo cyemezo, Elizabeth yongeye gusubizwa mu buroko. Ibi byateje urujijo n'amarangamutima menshi ku muryango we no kubamushyigikiye, kuko bari bizeye ko agiye gutaha burundu. Urubanza rwakomeje gukurikiranwa mu gihe n'ubundi abamwunganira mu mategeko bakomeje gusaba ko uburenganzira bwe bwakubahirizwa no ku byemezo by'urukiko bigashyirwa mu bikorwa bidatinze. Dore impamvu y'ibi byose. Kimwe mu bintu byashinguye umutima bikarya imitima y'abafana bamukunze ku rwego rutagira ingano n'urupfu rw'uyu mugabo. Hakurikiraho ukwishongora gukomeye cyane k'uyu mugore wagiye akavugwa mu bitangazamakuru binyuranye ko yivuganye Steven Kanumba wabonye izuba tariki ya 8 Mutarama 1984 mu mudugudu witwaga Ngokoro mu karere ka Shinyanga, aha ni mu majyaruguru ya Tanzania. Avukira ku babyeyi aribo Charles Kusekwa Meshake Kanumba na Flora Metenguwa. Yakuriye mu muryango wa Gikristo, ari wo muhungu wenyine kandi umwana we wa nyuma. Yari afite bashiki be babiri bamurushaga imyaka. Kanumba yarabo mu bwoko bw'Abasukuma, n'ubwoko bunini kurusha andi muri Tanzania. Mu bavuga indimi zitiriwe bantu, bukaba bugize hejuru nibura 10% by'abaturage b'iki gihugu, kandi bukaba butuye cyane mu bibaya byera byo mu majyaruguru y'ikiyaga cya Victoria, cyane cyane mu turere twa Shinyanga. Abasukuma bazwiho ubuhinzi gakondo no kwihaza mu biribwa nk'imamba, ibigori n'amasaka, ndetse no korora inka. Imibereho yabo ishingiye cyane ku miryango migari. Imihango ihuza abaturage n'imbyino n'ingoma bya gakondo bishimangira ubumwe bwabo. Gusa ntabwo ari byo nshaka gutindaho. Ubwana bw'uyu mugabo bwose yabumaze muri iki cyaro cya Shinyanga kirangwa n'ubutayu bw'ikirere gishyushye kandi gishingiye ku buhinzi bw'ibihe by'imvura. Ubuzima bwo mu muryango bwe bwari bushingiye ku gukorera hamwe no ku ndangagaciro za Gikristo mu muryango wunze ubumwe. Kuba yari umuhungu wenyine byatumye arerwa ategurirwa inshingano zisanzwe zihabwa umuhungu mu muryango w'Abasukuma
zarimo ubuhinzi no kwita ku matungo. Steven Kanumba yize amashuri abanza ku ishuri ribanza rya Bugoyi mu karere ka Shinyanga, nyuma akomeza amashuri yisumbuye ku ishuri rikuru rya Mwaduyi, aho yarangije icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Nyuma yaje kwigira i Dar es Salaam, akomeza amashuri ye yiga muri Dar es Salaam Christian Seminary. Kwimukira mu murwa mukuru byamuhaye amahirwe mashya aruta ayo yari afite akiri mu cyaro cyo mu majyaruguru ya Tanzania. Mu gihe cy'amashuri Kanumba yatangiye kwigaragaza, agaragaza impano ye mu bijyanye n'ubuhanzi bwo gukina amakinamico. Yitabiraga ibitaramo by'ishuri n'ibikorwa bya kiliziya aho yakinaga kandi n'ubundi akaririmba. Ibi byatangiye mu myaka yo mu 1990, bigaragaza impano ye kera no kumufasha gukunda gukina mbere y'uko abijyamo ku buryo bw'umwuga amaze kurangiza amashuri. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye yinjiye mu mwuga w'imyidagaduro, yinjira mu matsinda y'amakinamico i Dar es Salaam mu ntangiriro z'imyaka yo muri 2000, aho yakomeje kuvugurura ubumenyi bwo gukina. 2002 yabaye umwe mu bagize Koko Arts Groups, ni itsinda rikomeye cyane ryafashaga abakinnyi kuzamuka kubona amahirwe mu ruhando mpuzamahanga no gukina. Muri Tanzania, aho yagiye agaragara mu bitaramo byinshi byo ku rubyiniro no mu bikorwa by'abaturage, yagiye abona ubunararibonye mu gukina kinyamwuga. Izina rye ritangira gutumbagirana hano iwacu mu Rwanda, amenywa gutyo. Yatangiye kugaragara kuri televiziyo hagati y'imyaka ya 2000, abanza guhabwa uduce duto ku mbuga za televiziyo za Tanzania nka TBS1. Yagaragaye muri filime z'uruhererekane z'ururimi rw'igiswahili, aho yakinaga nk'umukinnyi wunganira abandi. Yagiye agaragaza ubuhanga mu nkuru z'imibereho za buri munsi n'ibibazo by'imibereho. Izi nshingano zamufashije kuva mu gukina ku rubyiniro ajya gukina kuri televiziyo no kubaka izina mu barebaga izi filime. Muri icyo gihe urubuga rw'imyidagaduro muri Tanzania rwari rugifite imbogamizi zirimo ingengo y'imari no ibikoresho bike n'amahirwe make ku bakinnyi bashya. Inkuru zakundaga kuba zoroshye kandi ibikorwa bikaba bikorerwa mu buryo butanoze kubera ubushobozi buke. Nubwo byasaga bityo, uburyo bwe bwo kuvanga urwenya n'amarangamutima bwatumye atangira kumenyekana cyane hagati ya 2005 na 2007 nk'impano nshya igaragara mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ahagana muri 2006 Kanumba yinjiye mu gukina filime ndende za sinema, afata inshingano z'ingenzi muri filime z'urukundo n'iz'ibikorwa byihuse zitwaga nka Bong Movie. Ibi byagaragazaga ubuzima bwo mu mujyi wa Tanzania cyane. Yakinaga ubuzima bw'abantu bafite ibibazo bikomeye by'urukundo, ubugambanyi n'igitutu cy'imibereho, byatumye aba umwe mu bakinnyi bakomeye mu ruganda rwa filime z'igiswahili. Muri filime nka The Shock yakinnye 2011 n'iyo bise Moses ya 2011 n'ubundi, yagaragaje ubuhanga budasanzwe bw'uyu mugabo ko yashoboraga gukina inkuru ziremereye zirimo ibibazo by'ubuzima, amahitamo akomeye n'ihungabana. Izi filime zamuhesheje icyubahiro gikomeye kandi zituma aba umwe mu bakinnyi b'icyitegererezo mu nkuru zakundwaga n'abarebaga filime muri Afurika y'Iburasirazuba. Kwamamara kwe kwiyongereye cyane muri Tanzania no mu bindi bihugu byo mu karere, byari bitewe n'uburyo filime za Bongo zakwirakwizwaga ku masede n'amateleviziyo. Muri 2011 na 2012 yaramaze kugira abafana benshi cyane, ndetse ibitangazamakuru bikamwita umukinnyi wa filime ukunzwe kurusha abandi muri Tanzania. Kwamamara kwe byagaragaye cyane mu mwaka wa 2012 aho abantu barenga 30,000 bitabiriye umuhango wo kumusezera bwa nyuma. Turaza kubigarukaho. Byagaragaje urukundo n'icyubahiro yari afitiwe nk'ikirango cy'umuco wa Tanzania, abantu batangira kumukunda gutyo. Mu mikinire ya Kanumba yakundaga kuvanga urwenya n'ubutumwa bukomeye ku mibereho y'abaturage, agaragaza ibibazo by'imiryango, ubukungu n'uruhare rw'abagabo n'abagore mu muryango. Ubwo buryo bwatumaga inkuru ze zigera ku barebaga mu buryo bworoshye ariko zifite ubutumwa buremereye, bituma bumwe mu nkingi za mwamba muri sinema ya Bongo. Ahagana mu mwaka wa 2010 Steven Kanumba yinjiye mu bijyanye no kuyobora filime no kuzikora ku giti cye. Aba umuhanzi wihariye kandi wari ufite impano nyinshi mu ruganda rwa sinema muri Tanzania. Mu ntangiriro z'imyaka 2010 yayoboye imishinga nka The Shock nigeze kuvuga hejuru, ni filime yakinwe 2011, aho yari umuyobozi utunganya filime icyarimwe n'amajwi, agaragaza ubuhanga mu gutegura inkuru zifite umuvuduko unoze n'amarangamutima akomeye nubwo zakorwaga ku ngengo y'imari no. 2010 yashinze sosiyete yise Kanumba The Great Films, yari igamije gukora filime z'igiswahili zizwi nka Bong Movie, zakorerwaga ku mafaranga make ariko zigakundwa cyane ku isoko rya video muri Tanzania. Binyuze muri sosiyete yateraga inkunga ubwe, yakoze nibura filime zirenga 14 harimo Div Kingdom yakinwe 2012. Yayoboye kandi yandika inkuru igaruka ku nsanganyamatsiko z'imbaraga zidasanzwe
urugamba rwiza n'ikibi n'ibibazo by'iyobokamana mu muryango wa Tanzania, kuko aricyo kintu yashingiragaho nk'akavukire. Izi filime zakorwaga hakoreshejwe ibikoresho biciriritse, akenshi zifashishwa nka kamera za videwo zisanzwe n'itsinda rito ry'abakozi, ariko zigakwirakwira cyane hifashishijwe DVD no mu bitaramo byo mu baturage. Ibi byagaragaje ubushake bwa Kanumba bwo guteza imbere sinema ya bongo adategereje inkunga nini z'amahanga. Kuba n'ubundi yari icyamamare mu gukina byamuhaga amahirwe yo kubona ubushobozi n'abafatanyabikorwa, bigatuma agira ijambo rikomeye ku mikorere n'imiterere ya filime ze. Mu kuyobora, Kanumba yazanye udushya muri sinema ya bongo, aho yahuzaga inkuru z'urukundo, ubugambanyi n'ingorane zo kwimura mu mijyi n'ibibazo by'imibereho ya buri munsi. Muri filime nka Uncle J yakinnye 2011 na Doa Yangu yakinnye 2012, yayoboye akanazitunganya ubwe, yagaragaje ibibazo byo mu muryango, guhemukirana kw'abashakanye n'imbaraga z'ubutegetsi mu mubano. Ashyira mu nkuru ubuzima busanzwe bw'Abanyatanzania, yagarukaga ku ruhare rw'abagabo n'abagore mu muryango, agaragaza intege nke z'abagore mu rukundo, ariko anatera abarebaga gutekereza ku miterere y'imibereho yabo. Kanumba kandi yagize uruhare mu gufasha impano nshya kuzamuka. Yakoranye n'abakinnyi bakizamuka nka Patacho Mwamba ndetse n'ibyamamare mpuzamahanga bo muri Nigeria, nko muri filime bise Dar to Lagos ndetse na Amaka. Ibi byatumye filime za bongo zitangira kumenyekana no hanze ya Afurika y'Uburasirazuba. Binyuze muri Kanumba The Great Films, yashyizeho uburyo bunoze bwo gutunganya filime, kuva ku kwandika inkuru kugeza ku kuyitunganya nyuma yo gufata amashusho. Byari mu rwego rwo kuzamura urwego rw'umwuga mu ruganda rwo gutangira imiterere ihamye. Muri filime yiswe Kijiji cha Tambua Haki yakinwe 2011, yakoranye n'imiryango itegamiye muri leta mu bukangurambaga ku butabera n'uburenganzira bwa muntu. Yagaragaje ko sinema ishobora no kuba igikoresho cyo kwigisha guhindura sosiyete. Yabaye kandi umujyanama ku bandi bakinnyi n'abayobozi bakizamuka. Ubuzima bwe bwite nabwo bwakunze kuvugwa cyane mu bitangazamakuru. Yakundanye n'umukinnyi wa filime Wema Sepetu, bafatwa nk'abashakanye b'ibyamamare muri Tanzania. Kanumba yafashije Sepetu gutangira gukina muri filime A Point of No Return ya 2007 bakinnyemo bombi. Urukundo rwabo rutangira hagana muri 2010, bakunze kugaragara hamwe mu birori no mu bikorwa by'ubuhanzi, bakurura abafana benshi karava. Nyuma yo gutandukana na Sepetu, Kanumba yatangiye gukundana n'umukinnyi Elizabeth Michel, uyu niwe washyize iherezo ku buzima bwe nk'uko bivugwa. Azwi cyane nka Lulu, muri 2011 bakomezanye kugeza igihe n'ubundi yitabaga Imana 2012. Ntabwo nzi neza niba uri kumva icyo kintu. Uko kwamamara kwe kwakomezaga kwiyongera, niko n'itangazamakuru ryakurikiranaga cyane ubuzima bwe bw'urukundo, n'ubwo we yakundaga kugerageza kubugira ubwe akibanda ku kazi ke. Kanumba yari azwiho kugira isura nziza, Imana idasanzwe no kwigira abafana be. Yakundaga gukina nk'umukunzi wuje urukundo n'amarangamutima, bigatuma abafana bamwibonamo, haba ku rubuga rwa sinema no mu buzima busanzwe. Ibi byamugize icyitegererezo mu myidagaduro ya Afurika y'Uburasirazuba. Mu gitondo cyo ku ya 7 Mata 2012, Steven Kanumba yasanzwe mu cyumba cye nta kintu na kimwe ari gukora mu rugo rwe ruri mu gace ka Sinza i Dar es Salaam. Nyuma yo kugwa agakomereka bikomeye ku mutwe, yasajyanwa ku bitaro, ariko abaganga bemeza ko yahageze yamaze kwitaba Imana. Bivugwa ko mbere y'iyo manuka Kanumba na Elizabeth Michel nigeze kuvuga hejuru bari bagiranye impaka zikomeye mu ijoro ryabanjirije, kandi Kanumba ko yari yanyweye inzoga nyinshi. Mu gihe cy'impaka, umugore we avuga ko yamusunitse mu rwego rwo kwirwanaho nyuma yo kumugirira nabi, maze Kanumba agwa inyuma akubita umutwe ku rukuta cyangwa se ku gikoresho cyo mu nzu. Ibintu byatumye atakaza ubwenge muri ako kanya. Gusa isuzuma ry'umubiri ryakorewe ku bitaro bya Muhimbiri ryemeje ko urupfu rwe rwatewe n'ihungabana rikomeye ku bwonko ryatewe no gukomereka k'umutwe, bikamuviramo guhagarara k'umutima n'ubuhumekero kubera umuvuduko ukabije mu mutwe. Nta bimenyetso byagaragaje byerekana ko hari igitero cyabanje, nubwo byemejwe ko byatewe no kugwa mu gihe cy'impaka zo mu rugo. Polisi yahise ifata uyu mugore we Elizabeth kugira ngo akorweho ipererezwa n'umutangabuhamya w'ingenzi. Urupfu rwe rwashenguye benshi mu ruganda rw'imyidagaduro no mu gihugu hose. Perezida Cyangwa Kikwete yasubitse urugendo rw'akazi kugira ngo yitabire umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma, witabiriwe n'abantu barenga 30,000 i Dar es Salaam. Ni ibintu byagaragaje uburyo ki Kanumba yakunzwe kandi agafatwa nk'ikirango gikomeye cya sinema ya Tanzania. Nyuma y'urupfu rwa Steven Kanumba tariki ya 7 Mata 2012, nibwo umukunzi we Elizabeth Michel
uzwi nka Lulu yatawe muri yombi gutya. Michel yatawe muri yombi ashinjwa icyaha cyo kwica ku bushake ashingiye ku biteganywa n'amategeko ahari ibyaha ya Tanzania. Hifashishijwe ubuhamya bw'ibanze bw'abakozi bo mu rugo bavuga ko habaye impaka n'imirwano ikomeye ndetse ko n'ibimenyetso byakurikiyeho byagaragaje ko atari urupfu rusanzwe. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Michel yaba yaragize uruhare cyane mu gutangiza cyangwa se gukomeza amakimbirane bishingiye ku bimenyetso by'akajagari mu cyumba nuko Kanumba yari yanyweye inzoga nyinshi bigatuma adatekereza neza. Mu Kuboza 2012 icyaha cyo kwica ku bushake cyahinduwe icyaha cyo kwica bidaturutse ku bushake nyuma y'isuzumwa ryakozwe n'umuyobozi w'ubushinjacyaha bukuru. Hagaragazwa ko nta mugambi wabaje wo kwica wari uhari, ko hashoboraga kuba harabayeho uburangare mu gukemura amakimbirane. Urubanza rwemeje mu rukiko rukuru rwa Tanzania Dar es Salaam aho Michel yahawe uburenganzira bwo kuburana adafunzwe muri Mutarama 2013 ategereje iburanisha. Habaye impaka y'imyaka ye kuko yavugaga ko yari afite imyaka 17 y'amavuko igihe byabaga, asaba ko urubanza rwimurirwa mu rwego rw'abana ariko urukiko ntirwabyemera. Ubushinjacyaha bwatanze abatangabuhamya 4 barimo n'abaganga bemeje ko igikomere ku mutwe cyahuye no kugwa mu gihe cy'imirwano, bigashimangira ko gusunikwa kwe byari uburangare bwashoboraga guteza ingaruka zikomeye bityo bukabuza icyaha ku kwica bidaturutse n'ubundi ku bushake. Ku ruhande rw'urerwa, Michel yasobanuye mu buhamya bwe bwo mu Kwakira 2017 ko ibyabaye byari impanuka yabaye mu gihe cy'impaka zikomeye. Avuga ko Kanumba yarakajwe n'ishari ryatewe n'ihamagaro rya telefone kandi ko n'ubundi yashoboraga kuba yasinze. Avuga ko yamusunitse yirwanaho nyuma agasimbuka akagwa kubita umutwe ku kintu gikomeye. Abamwunganira mu mategeko bavuga ko nta kimenyetso kigaragaza ko yakoresheje imbaraga zikabije cyangwa se ko yari afite umugambi wo kumugirira nabi. Ibintu byagaragaje ko ubuhamya bw'abatangabuhamya butari buhuye neza kandi ko nta gihamya gihamye cyerekanye ko gusunika ari byo byateye urupfu mu buryo butaziguye. Urubanza rwe rwamaze imyaka 5 rugaragaza impaka zikomeye cyane ku gipimo cy'ibimenyetso byasabwa mu byaha nk'ibi, aho ubushinjacyaha bwashingiye ku ihuriro ry'ibimenyetso bya gihanga n'ubuhamya bwo mu kanwa kugira ngo bwerekane uburangare. Mu gihe yakatiwe igifungo cy'imyaka 2 ariko nyuma y'amezi 7 muri gereza ya Koko igihano cye cyahinduye imirimo simburagifungo 2018 bituma afungurwa akora imirimo rusange igenzurwa na leta. Urubanza rwe rwakurikiranwe cyane n'ibitangazamakuru muri Afurika y'Uburasirazuba bituma habaho impaka ndende ku ihohoterwa rikorerwa mu ngo cyane cyane mu mibanire y'ibyamamare. Hari ababonaga ko uru rubanza rwagaragaje ibibazo byo kudaha agaciro ibirego by'ihohoterwa mu rukundo cyane cyane iyo ruvanzwe n'inzoga n'ubusumbane bw'ibanga mu mubano. Lulu yaje gutangaza ko ubuzima bwo muri gereza bwamwigishije amasomo akomeye ku mibanire n'ihohoterwa, nibwo yasezeranyije ko atazongera kwihanganira ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Nubwo hari abamushyigikiye, hari n'abamunenze bavuga ko igihano yahawe cyari cyoroheje bituma impaka zikomeza mu muryango wa Tanzania. Nyuma yo gufungurwa yongeye kubaka ubuzima bwe bw'umwuga bwite. 2021 ashakana n'umucuruzi Francisco Chiza uzwi nka Michizo. Mu bijyanye n'umwuga, Steven Kanumba rero yari yaragize uruhare rukomeye cyane mu iterambere rya sinema ya Bongo, azwi kandi nka Bollywood, aho yakinnye akanatunganya filime z'igiswahili zakozwe ku ngingo y'imari no ariko zigakundwa cyane muri Tanzania no mu bihugu bivuga igiswahili. Kanumba yafashije guhindura uruganda rwari rutaragira imiterere ihamye, anashyiraho urwego rufite gahunda inoze kuva ku kwandika inkuru kugeza ku kuzitunganya. Insanganyamatsiko yakundaga kugarukaho zarimo urukundo, ubugambanyi, amakimbirane hagati y'umuco gakondo n'isi igezweho ndetse n'ibibazo by'ubukungu n'imiryango. Uburyo yakinaga avanga amarangamutima akomeye, urwenya n'inkuru zitunguranye byatumye aba icyitegererezo ku bandi bakinnyi. Kuba yarabaye icyamamare ku giti cye byatumye abakinnyi bakizamuka bashishikariza gukora kinyamwuga no guha agaciro inkuru zishingiye ku muco wabo aho kwibanda gusa ku bushobozi bw'amafaranga babikesha we. Mu rwego rw'ubukungu, uruhare rwe rwatanze akazi ku bakinnyi benshi n'abandi bakozi mu mujyi wa Dar es Salaam, ndetse filime ze zikurura amafaranga menshi binyuze mu mazu ya sinema no ku masoko ya DVD. Ariko urupfu rwe rwerekanye ko uru ruganda rwari rutaragira umusimburo uhamye, bituma habaho icyuho gikomeye cyane mu buyobozi no mu bufatanye mpuzamahanga bwa sinema. Buri mwaka tariki ya 7 Mata habaho ibikorwa byo kumwibuka bitegurwa n'umuryango n'abakunzi be ba filime, aho basengera hamwe bakazirikana uruhare rwe mu kuzamura sinema ya Tanzania. Ni gutyo urugendo rwe rw'ubuzima rwarangiye. Reka tubashimire inshuti z'ubwenge mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Reka dusubire ubutaha.